ntacyo uzaba ese wowe baraguha iki ese wowe barakuziza iki ese wowe baraguha iki ese wowe barakuziza iki karagaciye gain ako Nyarudindi ejo bundi ngo hari afanda Nyarudindi musaza araza muhanda erega burya titire nayo iragora ngomba kubirepeta ukabimili kana Yesu nipeni vumilivu ambikimbilie macho yangu Yesu nipeni vumilivu kana Yesu nipeni vumilivu Yesu nipeni mpungu Wala mapungo singmuta menengana nasenyenyenyekeya nisi diye masichini puka sitani puka sakra puka sikrin muntu kana Yesu nipeni vumilivu Bwana Mungu na punu sikinira punu masigreti punu pisikitani pukne didiya pakasana kasitani igiswahili kiravugwa nina sanyidiye masichini pakasitani punu Mungu na amina Amina. Anaomba Mungu amsikilize, ampe baraka, ampe nguvu. Sengero nyine banume na bamutume. Numugese nawe kumbwa ngo ture ni mwe muzabana. Ladi sishaka intindusha. Impumyi yaranda tindi. Ako kantu gashatse gusobanura ikinyarudindi ako kantu k'impumyi yarunda indi kandi wowe uri ku rwego rw'abastari rushobora guhitinga no mu rwego rw'isi musaza wa Rose Muhando ngewe Imana mbwe kitazamindushi nandushi yahura n'indi nagize amababa abandi bagatero kayire ku mutwe mwamaye nanjye afande Nyarudindi muraho mesa mabuni hano ndahoma n'amasafuriya uziguhoma mabuni se ibyo nisinzana byigera ndikubwira ko naho nabamvuye n'abangiye ibyo byose nabiciyemo byo byararangiye bivuze ngo impamvu watinze gushakura cyategereje isezerano ryawe aho kuriya nawe asenga Imana imuhe uzamukura mu muruho arimo nizamuhe uri mu muruho nawo wavuye nawo wabugiye ntabwo Imana ikora gutyo ariko Nyarudindi ngewe ntekereza ko Imana yagukoresha ugakura Rosine muri iyo ntimba maranye igihe kinini oya inimba nawe inimba afite nawe Imana izamurebera ufatika umukura muri ya nimba kandi nawe ufatika cyambere uri musaza wa Rose Muhando ariko mwabonye urwaye arwaza undi umurwayi oya we ntabwo urwaye wowe uri musaza wa Rose Muhando ufite amafaranga cyakabiri uri umusitari baza buri nsabara yariye basaba inkunga ndabivuga nimuzabikureho nubu yaze mu ikaritsiye hariya muri Kacyiru aranyihisha kandi yambonye ubona yo yurira imodoka n'umuhungu wanyu Mubaraka nkuko bisanzwe iteka kuri Zahabu TV hanyuma mugubwe neza turabasuje mwese aho muherereye mugira ibihe byiza amahoro n'umugisha bikomoka ku Uwiteka Imana biboneke ku buzima bwanyu ntago byoroshye mu kazi kenshi Zahabu TV tubategurira tutaryama tudasinzira tutiyorosa ngo bikunde muri kamera murimo murabona afande ashaka yabasuhuza akabasuhuza ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen nge mureba nitwa Dusengimana Jean Baptiste kuri YouTube na afande Nyarudindi iri musaza wa Rose Muhando afande wa Rose Muhando mu giterane mu gitaramo cy'imbatura abagabo kiherutse kuba urimo guca ibintu bigacika wowe na Rose Muhando kuri stage ndi kumwe na musiki wanjye Rose Muhando nyuma yaje kugaruka nk'incuro enye mu Rwanda babyitambikamo ngo nako twakongera kubyinana yajya ko nakabona nitewe none wongeye guhura tubyinana ishari ryatangiriye ubwo ishari
ishari naho ngo ishari ryatangiriye aje baranamumisha akajya bamumisha nawe ni za miliyoni hafi zirindwi bandiye miliyoni 7 wazinida wazikuriye se kuri Fuso kwa Kimironko reka kubavuga ajya ngo napfa kubyira kuri pepe naroza mwande nta kantu katanzwe bari bume karimo se karimo ngo turakorana korabona roza muhanda muri studio ngo bura twakoranye kwa Bob korabo barayitegeza barayiweba ko icyo gihe mu kugaruka barabimisha ukajya bafata teo bahamagateho ati ngwino ni wowe urahura nazo muhanda mu gitaramo wowe bagahita baguca ngo iki babivugura biza Nyarudindiri uyu mureba Nyarudindiri ni umusore afande Nyarudindiri umusore ikinyarwanda nshyireho na titre ye afande Nyarudindiri hanyuma afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando birumvikana cyane mutazambwa ngo yawe cya kiganiro cyarapfuye wagura he kugira ko mamaga kwahita umibihumbi 20 hanyuma afande uzabumbwira ngo yawe cyapfuye afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando ni umusore n'umugabo afande Nyarudindiri musaza wa Roza Muhando ndacyari umusore w'imyaka 44 ariko agakobwa kanyuruka ko ariko kose yabo n'umugore n'abapfakazi n'abaki bose bavuga ko mfite imyaka 18 17 naho ngaho bagarariye kugenda mbagasore keza n'ubwikarice bekobwa ariko kugenda ubagato gato none kubera Imana usaza imburagenge mu ndeke yego nese kuki udashaka umugore Nyarudindiri byose birakureba ko mwarangiza ibyanyu nge munshaka yiki ariko ngo ufite ijambo wavuganye n'Imana Imana iza amafiance y'umuzungu ni dusezerana fiance w'umuzungu cyane none suzi Icyongereza my friend na beso manchi how are you good afternoon good morning good morning cyakura ni muceri ni ubwo uravuze ngo iki nge nkunda kujya umuceri ubwo ninziye mu Giswahili mu Giswahili gucakura umuceri wina chakula muceri gucakura muceri namshukuru Mungu na gucakura muceri ndashima Imana ko nari umuceri mina mshukuru Mungu mina chakura muceri ndashaka undirimbire nk'agace gato ko mu ndirimbo y'Igiswahili wenda naho yaba ari ya mushiki wawe nta kibazo ya mushiki cyanjye Roza Muhando nta kibazo Ambia Yesu mitene keta amilile wa mala mitinere ho Ambia Yesu minene salabani emole ho mutinidino ho Ambia Yesu minire ho minire wa mini tinire ho Nimiya dikisabu alamantenga ngo nzitsani imanya mutana ndano metene nire ko banire ho amadalinde ho imagine ko niminye sinangani anine ho nimandali sarabani eminire ko musenini de ko mani bisani lemananga ngasiganira amani nasipakanira nene wo mani minile wo medinire mo yanini sarameni meneni sarabani amanire wo manini sarabani o manile wo tanini de ko mani tayari ambi chimbili Guna ongo wakuli wako amani mine amachoyangu ongo wakuli wako amini ho angizunguka mji wako ni ungulika emakembele budaya budu Yesu nipeni vumili kana
ambikimbilie macho yangu, Yesu nipe uvumilivu. Bwana, Bwana, Yesu nipe uvumilivu, Yesu nipe mpungu. Wala mapungo singita nana senyenyekeya nisi sayidie masichini puka sitani puka sakra puka sikrin muntu Bwana Yesu nipe uvumilivu. Bwana Mungu na punu sikinira punu marsigreti punu pisikitani pukne didia pakasana kachitani igiswahili kiravugwa nina sayidiye masichini pakasitani Mungu na amina. Amina. Anaomba Mungu amsikilize, ampe baraka, ampe nguvu. Nyarudindiri mundiri afande Nyarudindiri musaza Rose Muhando ahangaha badukubitiye icyo twita ngo ni akapela. Ahabera mu bibunda ahangaha niho ahitaba akumiro. Ariko ubundi waza umubaza iki kugiswahili cye kundimiza ubundi wowe nge najyaga nkumva na kera nkagira ngo uri umuntu uciriritse abantu bose bapfa kwigondera ariko uri icyamamare. Bigenda biza gake Nyarudindi kugira ngo bakubone ko biba bigoye birahenze kandi mu minsi iri imbere ntabwo bazabapfa kumbona uko biboneye. Nizi nsengero bagiye kuzifungura. Yego. Ariko amatora atarigeze anumira mbere ngo akiye kunumira bazifunguye nzaba mbatse amafaranga hamwe na hamwe. Ubwo amatorero ataragutumiye mbere y'igihe cyose barihombeye. Nuko nyine ukubatse amafaranga. Abo mwabanye neza se na mbere y'igihe hose ubu ntabwo uzajya. Tuzakomezanya. Yesu yabwiye abigishwa bati mufite murahirwa mwebwe mwagumanye nanjye. Ubwo ababanye nawe se. Barabanye baragenda nyine. Twagendanye twarabanye twaragumanye biratandukanye. Ubwo ni ibintu bitatu kubana kugendana no kugumana. Ikiza ni kugumana. Ibyago byose ugira uhura nabyo ukagumana na wa muntu nakuveho ukagumana. Kare ndimo kuguhamagara kare nguhamagaye twari turimo tuganira urangije urambwira ngo giye ngo ndashaka abantu nka batatu tugumana wakwihanganye nanjye tukagumana. Abo twagumanye bo turacari kumwe turacagumana. Niyo mvuze ati ngise kibazo nshaka kujya gaceri bakanyoza kuri telefone abo ngabo nabo mwagumanye. Nyarudindi ni cyo ukunda kurya ubundi? No muceri. Muceri urya nk'ibiro bingana ikisuko? Uri kubimbaza se ngo bangorera umufuka w'umuceri. Abantu badukurikiye ntabwo ari Nyirabuyeri, abantu badukurikiye n'abakiri baguha n'umuceri. Ntabwo abanyabugugu. Abanyabugugu bakurikira Zahabu TV. Ndabizi. Ubu wenda nk'iyo ugiye uteka nk'ikiro kingahe cy'umuceri Nyarudindi? Neka nk'ikiro kimwe. Kiro kimwe. Ubwo natetse gakeya nabwo mvuga ati ni gake ntabwo kari mu mazi. No. Kiro kimwe urumva ngo akirya rimwe. Wicare se nk'abicari umwobo. Arasize nako disi. Bivuze ngo Nyarudindi arya ikiro cy'umuceri agahaguruka gishize. Mwari bangurura umufuka gusa. Ejo bundi nomero ndazifite none. Ndaje nitujya kugera ku mwisho w'ikiganiro. Afande Nyarudindi musaza Rose Muhando ni muzanjura se bona. Ndaza nitujya no gusoza ikiganiro urabahananiye. Musaza Rose Muhando ugahita kanda kuri ka gafoto gato ya nambe costume y'umuhondo. Niwe tubona cyane. Nomero ziriho ntuzigera ibyo witwaza. Abafungiye gusaba inkunga muyigumana nawe uzajya gusaba inkunga ayisabira undi. None se Nyarudindi ejo bundi mperutse kukubona uri Afande Nyarudindi ejo bundi mperutse kukubona uri mu giterane na Rosine igishyimbo cy'ikigugu. Abantu benshi batanga commentaire bavuga ngo buri inkweto yabonye yayo. Oya mu giterane yego cyoko zaca bugufi pe. Nuko twaho tudura hano mu rusengero nyine banume nabo bamutumiye. No mugese nawe kumbwa ngo ture ni mwe muzabana. Ladusishaka indusha. Impumyi yaranda tindi.
ako kantu gashatse gusobanura ikinyarudindi ako kantu k'impumyaro ndata indi kandi wowe uri ku rwego rw'abastari rushobora guhitinga no mu rwego rw'isi musaza wa Rose Muhando ngewe Imana mbwiye kitazama indushi nandushize yahura n'indi nagize amaba abandi bagatero kayire ku mutwe muraha mwamahiye nanjye afande Nyarudindiri muraho mesa mabuni hano ndahoma n'amasafuriya uzi guhoma mabuni se ibyo nisinzana byigera ndikubwira ko naho nabamvuye nabangiye ibyo byose nabiciye mu byo byararaye bivuze ngo impamvu watinze gushakura cyategereje isezerano ryawe aho kuriya nawe asenga Imana imuhe uzamukura mu muruho arimo nizamuhe uri mu muruho nawe wavuye nawe wabugiye ntabwo Imana ikora gutyo ariko Nyarudindi ngewe ntekereza ko Imana yagukoresha ugakura Rosine muri iyo ntimba maranye igihe kibi inimba nawe inimba afite nawe Imana izamurebera ufatika umukura muri ya nimba kandi nawe ufatika cyambere uri musaza wa Rose Muhando ariko mwabonye urwaye arwaza undi umurwayi oya we ntabwo urwaye wowe uri musaza wa Rose Muhando ufite amafaranga cyakabiri uri umusitari baza buri nsabara yariye basaba inkunga ndabivuga nimuzabikureho nubu yaze mu ikaritsiye hariya muri Kacyiru aranyihisha kandi yambonye ubona yo yurira imodoka none afite akamodoka gatukura nzajya mbivuga n'Imemburo TV na Yerene we iyo yumvise nageze muri ako gace ahita kwepa akahita caho nahagera akavuga ngo renavuye aho bajye banyihisha nyine bajye banyihisha ni isezerano ry'Imana ibyo bariye nyine bigere kubagaruka bajye banyihisha rero Nyarudindiri ngo arashaka kuzashaka umugore ngo ari uko ngo yagize amazu ngo ari uko ngo afite amamodoka Imana ngiye ko nzamanza nkicara iwanjye bagira abapangayi mbabwa tukwezi kwa sezene mu amafaranga nanjye nicare njye umuceri nibwo nzawujya pe dore sindawujya ndagura akanusu akarobo akaronka bakatubuse bundi ndariya ubundi nge nicara mu nzu yanjye yego Imana avuganye nanjye buriya ndi kujyagizwa n'iryo sezerano nzamanza ngura umuceri wahundi umuceri bita Kinyoni oya mu Pakistan oya amasumati hamwe n'umuceri w'umutanzania nomero ya mbere nibyo nzamanza mu nzu yanjye nucira nkubwira ati nkutekere amasumati se cyangwa umuceri w'umutanzania kwa mushikyange Rose Muhando cyangwa umuhinde wa wundi ubyimba niwo nguru wa wundi usa nk'umuhondo ubyimba ukabyimba ukagira ubusozi kandi yatetse akarobo byawicarira koko akadako kakaba karasize kandi ngo narwaniye bya bindi bitumba wakarya nako kakaba karashize karasize nyine n'udushimwe umuziki mu bundi buzima busanzwe ukora iki nkora nk'uko nyine nkora mu biganiro nkabaca amafaranga singa mbere izina naryubatse n'ejo nari ndi hano kuri Ararume bamwe bashaka kumfatiraho kuko Imana yampaye kondisiyo umwe ngo ndaguha inote y'igihumbi nawe kigumane namwe inote ya 2 nawe kigumane njye nashari ngira ufite cyane kiri hasi ndamuzamaye kutuvugana amafaranga nkurikize cyane kwingana nubwo we wandiye ariko ubutaha bose uko ndabivuga mwamamaga mutanze ukamutangiye no kuntaranga muri kamera naranze bakeya se ejo bundi wari ufite wasohoye indirimbo nziza nshyashya iriya yimaze igihe kiriya ivuga Imana dukorera oya iyo ni ya kera ivuga ngo indirimbo nshyashya ugezeho ni ivuga ngo nimureke nsimira umwami wanjye Yesu kuko yankunze kera njyewe naramumenya akora kucyapfa kwicazanya n'abakomeye njyewe nagondetse kuzamwibagirwa n'indi ivuga ngo hari abantu bakubona bamwe bakakwifuriza gupfa ariko nayo mu ijuru iri kumwe nawe ntacyo uzaba mbese wowe baragukora iki
bese wowe barakuziza iki bese wowe baragugora iki bese wowe barakuziza iki karagaciye gain ako Nyarudindi ejo bundi ngo hari afanda Nyarudindi musaza araza muhanda erega burya titire nayo iragora ngomba kubirepeta ukabifata wone ubireba Imana yarabyemeje n'ubu ncuwuje abapolisi n'abasirikare ndabemera cyane rwose hari n'uwambwiye arambwa ati Nyarudindi tutadusuza kandi umugenzi wacu nambaye iyi myenda yego ndamubwa ati ndabemera ijana ku ako se Nyarudindi wakoze ikosi kugira ngo wambare uwo mwenda n'ubu nakomeza irindi kosi Imana igiye kunyongerera irindi raka bivuze ngo vuba hanga urajya kurindi ranka ibaze kukwiba fone umuntu aza gutekaho imitwe ngo ndaguha 200 ubu nsige fone bigakwiteramo n'ukuntu nta kintu uriho abagiye guca n'ibyo ni ikosi ntabwo muzi ikosi Imana ikoresa bivuze ngo iyo ni ikosi uriho kuba ndi mu kazu umuntu yanyihera Imana imuha umugisha cyane Imana izabazamure banshora hahandi nyine muri cya kizu Zaburi yansuriyemo tugajya mu nsina ari we yasabye inkunga cyane yego aho ngaho twarasohotse umuzamu waharindaga nagiye gusenga aranyiba imyenda yose aracucura ibintu byose nta mwenda mfite nta pano mfite basiga amakoti y'amapeti gusa nsigana amasata 2 nayo yaciyutse nibyo ni ikosi umuntu arambwa ati ngwino wibere mu gasamburete kangana n'urugi rwa toilette igikuta gucya no kujyama Imana ibaho umugisha kuko abandi bose byarabananiye ni igikuta ni gucyo mbisuka kugikameze gucya no kujyama kubirinduka bigasa kujya ngo ngire ubyuke ngire biriduka ahubwo nimba urambuye amaguru urugi utarukinze rurajya hanze kuko barusize rukingurirwa hanze urahita ukingura urugi ubwo ubwo nuko nyine bisaba kujya ngo hinamago kujya ngo urugi rukinge Imana ibamugisa kuko bakoze ikintu cyananiye abandi nako mu makodesha amahiko Imana nabwo kari ku bwa mbere n'ubwa nyuma yindi nzu yundi muntu nzinzi ariko ngo ufite akajagari k'abakobwa barimo baragusakuriza baba banyirukaho bandi bikabora ngo rego ufite imyaka mike ngo nyine mfite mikeya yego ko ako ni wabimenya none urararura harangira ariko ufite n'imyaka 30 urabara gwavuye wa kera n'uruhara gusa Imana yatsangira mbwa ati mwana wanje ati nzagusasisa neza mu mutwe wawe nagatsatsi nakamwe kazakuva ku mutwe ako subundi Nyarudindi uvuka hagana ugereranyije wagira ngo mfite imyaka 20 uvuze nanjye nahoraga numva ushobora kuba ufite nk'imyaka nka 20 21 abakobwa bo nyine bo bavuga ko mfite imyaka 17 niho bagezeze n'umwikarike babambwa ngo ariko kugenda bagasore keza gato gato ngo nyine keza gato gato none ariko niyo mpamvu wowe fata icyemezo cyo gushaka abansakuriza ngo urashaje nkabwo ati saza nge undeke saza unyihorere jewe ndandaka naricera mu nzu wanjye Imana mbwe ngizansiga insigirize neza kabiri keza mere nka mfite kabiri kameze nka k'umwana ukivuga hako Nyarudindi no bibiranagaragara amaso y'abantu ahubwo naho ngaho ntabwo bakutera akajagara abakobwa kubera ubwiza nuko mbiyamanyine hako Nyarudindi nyamara rero dore imyaka irakuze 44 yakuze se we ukandeka ariko urabona nyine dore aho imyaka igeze 44 kandi uragenda kubona kugenda bayimanura none se ndi gusaza njyaye kandi imyaka Imana kugenda yimanura ariko nyamara ukwiye kuba wakwijaja rugashaka umugore Nyarudindi Imana izamafiyanse umuzungu mpaka zaguruka ye isezerano umuzungu ubu ni utegereje ataraza se nuko ibizaba ugihura n'umuzungu bwa mbere wenda ari nka fiance wawe mbwira uzamusuhuza gute uzamubwira ngo iki my friend have so much my friend hari my friend have so much nshutange ndagukunda cyane good morning aho wariyo waramutse aho wari amakuru yawe beta good anafutana nunu ubwo bisobanura iki ibyo bintu gudamva nakasafu nunu nibisobanuye iki good anafutana nunu nshutange ndagukunda cyane
aho ariyo amakuru yawe twaba turi mu buriri mu bwato guta dafuta na nunu ai tamenye ibyo mubwiye papa aho ariyo mutera udutoma reka mwigisha kandi kamwe uzahita umubwira uzamubwire ngo I love you so much. 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 Ubwo bisobanuye ngo iki wenda ukubizi? Uko bisobanuye ngo iki? Tenge ndagukunda cyane. Nese Nyarudindi wenda uyu munsi ugize imyaka 44 uteganya ko washaka umugore nko mu myaka ingahe wenda? Ntago mbizi Imana niri kubita. Utegereje isezerano ry'Imana avuganye nawe. Mu nzu yanjye Imana avuganye nanjye. Izo bariye ni nyinshi ubu nubwa mbe nubwa nyuma nawe uzongera kungi byanjye. None se Nyarudindi uvugira ujya wumva imvugo y'Imana iganira na ndayumva ndani ni wamvangirirwaho kandi ujya no kuza hano wavuganye n'Imana niba yaguhaye n'ubu wamvangirirwaho rwose ibyo kumbwira ngo urititiza ngo ugira ikibi iki byose uri umunyamwuka kandi nawe uri umunyamwuka nyine niyo mpamvu ngo nta muntu mpfa kumvangirirwaho amanza nkamugenzura mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka ibyo avumbwiye bihuze n'ibyo Imana yigeze kumbwira maranye igihe n'igisezerano hari wigeze kumbwira ngo rero amvangirirwaho banamumenya ngo yigeze umuhanuzi da ngo mva ngo reka nkubwire Imana iguha ikidamu kinini kibibuno kinini kinini se kijyahe ariko nazi isezerano mfite ariko ngo ufite gahunda y'intuzi ufite gahunda yo kuzashaka umugore ngo Imana yaraguhaye imodoka ngo ya Vewiti ni Vewiti isezerano Vewiti rwose n'ubu ngubu imodoka Vewiti ndayikunda cyane niyo unyuze mitamenya ati ira ni Vewiti utanayirebye ukumva iciyeho bivuze ngo no mu nzozi urimo no ndanagara nkayireba ukunyuzeho nkavuga ati ira ni Vewiti Imana izayimba imodoka ihenze wagenzemo nimezite yahehe se sawa sobo vatiri se bwicaye bamanza basunika rwa vatiri igiye kumanza inyicaze mu nzu yanjye izama inzu ya kadasitere imena inzu ya etaje igeretse ibipangu mbese ifite amanegisi kuko ize kumuza amarira yose narize imini ndisize akababaro nini mbese nyine n'ubukerererwe nuko ariko ngo ajya kujya muri Amerika ariko leta yanse Nyarudindi nyamara ngo ngiye hari makuru ari telefone yanjye mpise mbona muri message bampaye barambwiye ngo ufite sheri oya nawe mfite none se wa mukobwa jate uyu mukobwa jate umse uvuga umugore wawe oya ndabivuga ni wowe wanyamagariye niwe wakwiyamagariye se ni wewe oya none se umukobwa muri guhura turi kumuhura nawe uwo mukobwa se uyu nguyu yandikiye message ambwira ngo yafande Nyarudindi ndamukunda cyane kare mufite mwabiderengeriye nde nabyo nzi ngo ndamukunda cyane ngo nejo bundi ngo twara kigane kibaye kirekire uranyongeza anyway nafande Nyarudindi iri kuri Zahabu TV turimo tugera ku musozo ubwo rero noneho babwira iturufu mugomba kujya mukoresha numbe vuge muri kamera nimba umamagaye nkagwa ikiganiro ujye wandika afande Nyarudindi musaza Roza Muhando niho bikurikiranwa cyane kuko ndi views zigendera ni views nyuraho yigita nanyuraho ngo views irayise views ngiri irayise dorageze no mwikarice babambwa ati uyu we ni views yigendera ni turufu babwiye ukandika afande Nyarudindi musaza Roza Muhando kuko nabaye views zigendera uri views uri subscribe yigendera mu Rwanda cyane rwose ukabona igitego rwose deregiri ya bukagira ukahote mereza ikiganiro si views ziri kwigendera ni views ziri kwigendera nizo mushaka nabaye mu kiganiro cyakasa mutwe tumaranye mu mwanya munini na afande Nyarudindi musaza wa Roza Muhando reka tubashimire tubasabira umugisha yewe utarakora subscribe ntwarenge kora subscribe share na comment hanyuma afande Nyarudindi musaza Roza Muhando channel ye ni afande Nyarudindi musaza Roza Muhando kanze ku gafoto gatoya nande costume y'umuhondo na numero zanjye ziriho sinirirwa nzivuga ngaho ubwira abanyarwanda badukurikiye ngo I love you so much my friend I love you so much ongera rimwe wenda babwiye ngo I love you so much I love my friend kubicamo kabe ni my friend I love you so much okay hanyuma wabaha nimero
nomero so mamaga ngo bizamarira iki abantu baguhe n'umuceri bababwiye ege nabifugiye ziri kuri cano yanjye nabyo vuga gain tubasaba umugisha dutyo Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu